urumva abanziranka ugahita ukurikizaho by'umuntu arimo ngiye kubera gahunda zindi ziperereza n'ubutasi byacu ntitubivuga mu buryo bwa nyabwo ni Mr. Rugangura Axel. murakoze cyane Rubanga kumpa ikaze muri studio za Radio Rwanda. Nishimiye kubana namwe. Iyi kipe ko mbona ari nziza kuki nayo mutayandikishije muri Sekafa Kagame Cup. Iyi yanyu iteraniye hano iranditse mu itangazamakuru. Tuzaba turimo ducacambura. Iranditse rwose. Ikipe irakomeye. Mumeze mutese muri Ferwafa? Muri Ferwafa turi amahoro. Ibintu ni amahoro, ibintu ni umutekano, impumeko ni Sekafa Kagame Cup. 2023 Sekafa Kagame Cup 2026 ntago yari iherutse kubera mu Rwanda. Umwihariko w'uyu mwaka n'uwuhe nko ku gihugu cyacu? Ngira ngo yaherukaga hano mu Rwanda muri 2019. 2026 umwihariko ni ukongera tugasubiza Sekafa kuri standari yahozeho ku buryo buri wese yibona abona ko ari irushanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu cyacu. Turashaka kuyisubiza aho yahoze, ubona ko yari imaze iminsi, niba ariko tutahirukaga mu Rwanda. Nibaza ko abandi ahari batayitegura agaciro twebwe tuyiha ntago ariko bo bayumva. Ngira ngo twe nk'abanyarwanda hariho umwihariko. Tugiye kuyitegura neza cyane. Amakipe abayobozi n'abayobozi ba Sekafa batangiye kuhagera, ariko se amarushanwa ni kwa gatanu, uyu munsi turi kwa kabiri. Amakipe yose azitabiriye Sekafa Kagame Cup yose azaba yageze mu Rwanda ryari yose? Amakipe yose azaba yageze mu Rwanda itariki ya nyuma n'ejo ku itariki 22. Ejo kuwa gatatu. Kuwa gatatu hari abazakora imyitozo, abandi kuwa kane bakore. Ejo ni umunsi wa nyuma amakipe yose azaba yahageze. Ariko kugeza uyu munsi of course zo mu Rwanda APR na Rayon Sports zirahari, Al Hilal irahari, Gor Mahia irahari na Garde Republicaine yo muri Djibouti nayo yahageze. Ferwafa rero nimwe batekinisiye nyine mugomba kuba muri irushanwa, muri tegura. Abashyitsi ni benshi cyane, imikoranire nyine n'amahoteli, imikoranire n'inzego zitandukanye imeze gute nyine byose ubiduciriyemo bihagaze gute magingo ayangaya? Ferwafa ndetse na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri ya Siporo, imyiteguro imeze neza. Kuko bivuze abashyitsi ba mbere buriya batangiye kuhagera haciyeho nk'iminsi 2. Imeze neza, amahoteli atandukanye yasuwe mbere, aya makipe agomba kubamo, ayo officials ba Sekafa bagomba kubamo, abandi bashyitsi bagomba kubamo, abasifuzi, transport zabo, ibigendanye n'imitegurire ndetse na logistique byose kugeza ubu ngubu bimeze neza ni 100%. Icyo dutegereje ni kuwa gatanu tugatangiza ibirori. Cyo tubura ni firimbi itangiza umupira. Ariko ibigendanye n'imyiteguro ku rwego rwa Federation, Sekafa ndetse na Ministeri bimeze neza. Ahasigaye naho abanyarwanda kuza kuri stade. Abenshi baribaza bati amakipe ya Rayon Sports na APR usibye kwitoza gusa hari izindi manuro bahawe wenda nka Ferwafa cyangwa Ministeri nyine kugira ngo bumve yuko irushanwa ari iryabo kurenza abandi bose babasanze mu Rwanda. Hari ubwo baregerwa nyine kugira ngo babwirwe yuko ari bo bantu ba mbere amaso y'abanyarwanda hanzeho. Aya makipe yacu nyine azaduhagararira arafatwa mu buhe buryo, mu zihe kondisiyo nyine kugira ngo ntazagire ikintu kimwe abura cyangwa se azitwaza, ubundi bamugani yitegure neza. Iri rushanwa rero APR na Rayon Sports bazahagararira u Rwanda ni irushanwa bamenyereye no gutwara. Ngira ngo kuva ryitirirwa umukuru w'igihugu ritashye mu Rwanda inshuro enye. Uretse Rayon Sports yaritwaye muri 1997 niba ntibeshye. Kuva muri 2000 umukuru w'igihugu yaryitirirwa, APR yitwaye gatatu, Atraco yitwaye rimwe. Ni irushanwa bazi uburemere bwaryo, ni igikombe kuyinshuro twifuza ko cyasigara i Kigali. Nubwo tuganira nabo tukabasaba ko bagomba kwitwara neza, ariko
nk'uko basanzwe bamenyereye guhatana nabo barabizi ko iri rushanwa ni igikombe twifuza ko kigomba gusigara i Kigali mu rwego rwo kubahisha irushanwa. Ngira ngo turimo turanavugana na Sekafa kandi bigeze kure, nta gihindutse imyaka 3 iri imbere uhereye uyu munsi iri rushanwa rigiye kubera mu Rwanda imyaka 3 ikurikiranye. So turashaka ko nibura izo nshuro 3 byasigara i Kigali kandi amakipe yacu ariteguye. Ngira ngo nkuko mumaze igihe mubibwira abanyarwanda baramforshije amakipe yabo bari ku rwego rutwara iri rushanwa rwose nta gushidikanya. Hanyuma icyo nakubaza Desire, ngira ngo nabonye na perezida wa Sekafa yamaze kuhagera, Umunyaeritrea Paulus Werdehmanot and Mariam Wade. Amazina arakakaye cyane. Ari ku buyobozi bwa Sekafa kuva mu kwezi kwa kabiri, kuva yatorwa mu nteko rusange, n'ubuyobozi bushya bwa Sekafa bujeho. Mbere yaho gatoya ngira ngo namwe nk'abatekinisiye nk'abantu mukunze kuba muri no mu makompetisiyo yagiye atandukanye n'ubundi muri aka gace ka Sekafa, bimwe mu byari byavuzwe byari ikintu ubona cya organisation itari nziza, wabonaga bituma mu by'ukuri na performance y'ama equipe ndetse no kwitabira bibi ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ama equipe menshi cyane akomeye kubabwira ngo bajye kwitabira Sekafa baravugaga bati se turajyayo ibihembo bimeze gute, na amafaranga mu by'ukuri ashobora kuba yamotive equipe guhaguruka igahaguruka wenda nka DC kaza wenda nko mu Rwanda cyangwa se kajya muri Tanzania cyangwa se n'Ubugande n'ahandi hose bakenera mega icyo kintu gikurura umuntu in terms y'amafaranga. Aho nganisha ni kubijyanye noneho n'abafatanya bikorwa bashobora nabo gushyiramo ikijyanye n'amafaranga cyangwa se n'amikoro, ubwo bikazamuka bikagera mu buyobozi bwa Sekafa ariko binyuze muri FA cyangwa se muri federation yacu. Ahangaha ni n'amahire wa mugani kubera ko ni mu rugo abakeneye kwamamaza ibikorwa byabo, amasosiyete yabo, company zabo bashaka gutanga service. Ngira ngo bijyo bimeze gute, hari abamaze gukomanga, abo twabonye bamaze gushyiramo amafaranga na equipe ya Al Hilal n'ubundi bahaye amafaranga federation kugira ngo urushanwa rizagende neza. Abo bandi abafatanya ibikorwa, abandi bantu bifuza wenda kwamamaza ibikorwa byabo, bifuza gutera inkunga irushanwa ry'uyu mwaka ejo muri kwa gatanu, bigeze hehe, barahari, ni bande, bimeze gute muri rusange? Murakoze Axel. Icyo waruhereyeho cy'ubuyobozi bushya bwa Sekafa, ngira ngo muranabizi yuko na perezida wa federation yacu Fabrice ari umumambure wa komite executive ya Sekafa. Ibyo ngibyo hari ngira ngo bizanadufasha kugira ngo abanyarwanda twe tugomba kugira umwihariko muri iri rushanwa kubera uwo ryitiriwe, tugomba kubyumva kurusha abandi bose. Niyo mpamvu n'imitegurire yaryo niba riteguriwe mu Rwanda rigomba kuba ritandukanye n'irigomba gutegurirwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Byongeyeho ko abanyarwanda barabizi ko u Rwanda ni igihugu kimenyereye kwakira amarushanwa akomeye, yaba izi za UCI ziba zavuyeho, zaba za Kigali Peace Marathon. Muri football mwarabibonye ubushize uburyo twateguye FIFA Series, urwego yari iriho. Iri rushanwa noneho ryitiriwe umukuru w'igihugu naryo tugomba kuritegura ku rwego mpuzamahanga ku buryo buri muntu wese abona ko riri kuri ya standard abanyarwanda bamenyereye ibirori bibereye mu Rwanda. Ibyo byose biri no mu mpamvu turimo gusaba kugira ngo turyakire imyaka 3 rikurikiranye. Turashaka gushyiraho standard, iyo myaka 3 standard tuba tumaze kurishyiraho, nubwo ryategurirwa mu kindi gihugu nta muntu uzayijya munsi. Ni nko gusetinga standard rigomba kubaho kubera uwo ryitiriwe, no kumanika gati. So kubirebana n'abaterankunga rero nkuko warubivuze, hari benshi turi mu biganiro, hari amabanke, hari ibigo by'abikorera, ariko buriya sponsorship ziboneka mw'iri rushanwa FA yazishaka, Sekafa yazishaka, turongera tugateranyiriza hamwe kugira ngo turebe logistique zigomba kugenda kwirushanwa, kubera yuko buriya icyitwa amafaranga y'ibihembo yo kuba yakurura abantu, ngira ngo no ku marushanwa asanzwe n'ayi Burayi murabibona, ni gake ya equipe ishobora kwitabira irushanwa ririmo ibihembo bishobora kungana n'ibyishora. Ariko buriya icyo twebwe twitaho cyane
ni ukubashyira muri kondisiyo nziza z'imikinire, bakaba muri hoteli nziza, kuko burya ibyo nitwe biba bireba, ntabwo ari ekipe yishyurira, bakabona amamodoka meza yo kugendamo, bakabona ibibuga byiza byo kwitorezaho. Abafatanyabikorwa ba mbere barahari, no mu minsi mike ngira ngo muri buze kubona abandi basinya. Kugeza uyu munsi dufite nka 5 ibiganiro byarangiye, ari gutegurwa impapuro. Ubwo izo nkunga bazadutera ni izo gushyira ama ekipe muri kondisiyo nziza z'imikinire. Iby'ibihembo byo burya twe nka FA ntabwo twakwipronounsa, kuko burya turabafatanyabikorwa, ariko irushanwa buriya nubwo ryitirirwa umukuru w'igihugu cyacu, ariko burya ritegurwa na Sekafa, twe turabafatanyabikorwa. Nuduhe dushya rero tuzaba turi muri Sekafa kugira ngo abanyarwanda nyine bazaryoherwe n'iri rushanwa, ibindi birungo biri muri Sekafa nyine, ku buryo n'udakunda umupira cyane cyane ngiye mba mvugire buriya kenshi bashiki bacu, turacyafite umubare mukeya w'abitabira umupira w'amaguru, ariko iyo ugize gutyo ukavangamo n'utundi tuntu tujyanye n'ibigomba kubashimisha bino bitari umupira, nabwo barabyitabira, ugasanga no gutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri. Ibirungo bindi biri muri Sekafa ni ibiri. Ikirungo cya mbere nicyo irushanwa ryitiriwe, uwo ryitiriwe, icyo nicyo kirungo cya mbere abanyarwanda bose bagombye kumva, bakumva yuko bagomba kuryitabira. Byaba nibaza nta munyarwanda utagomba kwitabira no gukurikirana imigendekere y'irushanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu. Ikirungo cya kabiri, imikino murabona ko izajya iba ari 2 kuri buri match day, hari imikino 2 ku munsi, yaba tuvuge ku itariki nka 24 kuwa gatanu nibifungura. Umukino wa mbere uzabera kuri Stade Amahoro saa 9, uwa kabiri ube saa 1 wa APR izakina na Gor Mahia. Ni ukuvuga imiryango izaba ifunguye guhera saa 6 z'amanywa. Umunyarwanda rero uzagera muri stade saa 6 z'amanywa akavamo nijoro match ya kabiri irangiye, turi gutegura ibirori bizajya bituma adashobora kurambirwa muri stade. Harimo abahanzi, harimo amashow, harimo no guhabwa serivisi zose yagombye kuba ari kubona hanze, ibyo kurya, ibyo kunywa, ku buryo turi gutegura entertainment ku buryo nta muntu n'umwe uzajya agira ikintu arambirwa. Nuvuga ngo niba abantu bibuka uko FIFA series yari imeze, niyo standard cyangwa kujya hejuru. Mugaragu Dezirese ko ngaragara gutanga ibisobanuro ko mbona ari busy, ndeba ndeba ama comment bako ko Desire turi kumwe muri televiziyo, ari gihe mubajije nakuretse wanze umubaze hanyuma numve ibi byasigaye, nanjye ntamubajije nanjye mbibaza. Urashaka njyemo? Oya nta kibazo, ninjiremo, wakwinjiramo nta kibazo, ariko reka mubwire ko yambaye neza. Urakoze cyane Grand Frère. Hanyuma Deze abantu baribaza kuko iri ni irushanwa turi kubwira abantu ko bagomba kuza kurireba kuri Stade Amahoro ndetse no kuri Kigali Pele Stadium, ariko umuntu ushaka kureba iri rushanwa arasabwa iki cyangwa se bimusaba iki kugira ngo azabashe kureba iyi mikino? Ese ibiciro kuva ku munsi wa mbere kugera kuri finali bizaba ari bimwe ku mastade? Uguze no kujya noneho kukirebana nuko ku bantu bashobora kutazagera muri stade, kurumva amarushanwa ari Kigali stade, abanyarwanda bose ntibazi kwirwamo, hari abari mu ntara, hari abari hanze y'u Rwanda bakurikiye radio y'u Rwanda muri igitondo, uburyo iri rushanwa bazarikurikira cyane cyane ngo kubaza batageze ku bibuga ibyo byombi. Mugaragu urakoze. Twagerageje kureba ibiciro byoroheye buri munyarwanda wese cyangwa buri mukunzi w'umupira wakwifuza kuza kureba uyu mukino. Ngira ngo duhere nko kuri Stade Amahoro, wenda kuko ari nayo izakira umukino wa mbere, abanyarwanda bakunda kwijyamo bamaze kuyimenyera n'ibice byayo, hahandi hasi ndetse no hejuru hamwe twitaho makeya, hose ni amafaranga 2,000. Twagerageje kureba igiciro, n'ubundi amafaranga ya nyuma ajya yinjirizwa kuri stade ntajya ajya munsi y'2,000, niyo twafashe kuva ku mukino wa mbere kugera ku wa nyuma, ntabwo bizahinduka. 2,000 muri upper ball no muri lower ball hose ni amafaranga 2,000 makepe. VIP
nabwo twayishyize ku mafaranga 15,000 nta bya bindi byo kuvuga ngo uguze mbere ngo uguze nyuma. Ni ukuvuga ngo ni kuva kuri match ya mbere kugera ku ya nyuma. VIP ni 15,000. VVIP ngira ngo abantu barayizi yindi kunda kuba hafi y'ikibuga kuri match nyinshi zijya zikunda kuba ari nk'ibihumbi 50, ariko ku inshuro twayishyize ku 30,000. Hari executive seat arizo za zindi zo muri Skybox, ariko kwa kundi ubutaguze Skybox yose aho gushaka kugura nka seat yawe, iyo ngiri ku mafaranga 100,000, ndetse na Skybox yose iri kuri miliyoni. Ibyo ni ibiciro biri kuva ku mukino wa mbere kugera ku wa nyuma, aho ni kuri Stade Amahoro. Kuri pere naho VVIP tugira kuri pere ngira ngo abantu barayizi, twayishyize ku 30,000. VIP tuyishyira ku 15,000. Regular hamwe hatwikiriye mu mpande za VIP ni 5,000. Noneho no muri general handi hakurya ni amafaranga 2,000. Icyo twakwibutsa abanyarwanda ni uko ayo mafaranga tumaze kuvuga ni amafaranga ni igiciro cy'imikino ibiri. Nta kuvuga ngo umukino umwe urarangiye ngo abantu barasohoka bongere bagura itike. Niba winjiye saa 6 z'amanywa ngo musohoka twongere dusake, oya checking amatike, no gusakirwa rimwe ukareba imikino yombi kwa ayo mafaranga ya 2,000 cyangwa 5 kuri serivisi nziza uzaba urimo guhabwa. Muri make twagerageje kureba ibiciro byoroheye abanyarwanda ugereranyije n'amafaranga basanzwe barebera match, kuko imikino ni myinshi, ugiye gusaba amafaranga menshi bishobora kugorana, ariko twarebye amafaranga ashoboka kugira ngo umuntu ushaka wifuza kureba iyi mikino yose uko ari 20 n'ingahe ayirebe kandi mu buryo bumworoheye. Desire njye nakubajije ikibazo ngiye kubaza nakibajije, ariko ntarasubiza ku bantu shaka kureba urumva bose cyangwa niba hari uburyo buhari. Nibyo koko buriya Stade Amahoro nibijyamo abantu 45,000. Nubwo twe turi gukangurira abantu kugira ngo baze kuri stade, uzabura uko hagera cyangwa uzasanga yuzuye ari we uzarebera kuri televiziyo. Safa umufatanyabikorwa mu bigendanye n'amashusho wa Sekafa ni Azam. Azam imikino izatambukaho, nta gisibya utazabasha kureba muri stade yarebera kuri Azam. Ariko ngira ngo nta n'igihindutse, hari aho bigeze kugira ngo no kuri televiziyo y'igihugu iyo mikino izabashe gutambukaho. Ngira ngo nabyo nta gihindutse abanyarwanda bazayikurikira. Nari ngiye kugaruka ku cyo kwinjira n'amatike mwari mugarutseho, nakubona nakakibajije nk'umuntu ushinzwe kwinjiza kuri stade cyangwa se uzaba wishinzwe, ariko hari ikintu abanyarwanda amaze iminsi barekarama kandi uko kumva nicyo cyane cyane nko muri VIP, mu myanya y'icyubahiro hariya VIP, VVIP, hari ukuntu umuntu agura tike yaza wenda match itangiye akabura aho yicara kandi yaraguze tike, cyangwa se bakamwicaza ahandi ataguze. Ikintu tuzakirenga ryari mu Rwanda kugira ngo byose bizajye ku murongo, kuko ntago ndagera i Burayi cyangwa no muri Amerika habereye igikombe cy'isi. Ariko amakuru mba mfite nuko niyo waguze tike ntuzi nta muntu ukwicarira mu mwanya. Hari n'ikindi abaturage babaza, hari n'ukuntu gutya abantu bagura amatike amasaha ya match yegereje, umwe yaguze bakabigira ubuntu. Nacyo mu gikomozeho. Icyo warumbajije cya mbere ngo iki kintu kizacika ryari cyo kuba umuntu yakwicazwa hataguze, kizacika kw'iri rushanwa, cyararangiye kw'iyi Sekafa Kagame Cup ya 2026. Icyo kintu ntabwo kizongera. Siritu nko kuri pere ikintu cyajyaga kigora abantu cyane no ko buriya tugira imyanya navuga ko ari mikeya kuri pere yitwa iya VIP ndetse na VVIP, ariko turimo gukora uburyo hazaba harimo intebe zihagije kandi nziza, ku buryo uzaba afite tike ya VIP nawe aho azaba yicaye naho ngaho kandi hazaba ari heza. Protokole imeze neza, abinjiza bimeze neza, bazaba bambaye ama wristband ku buryo winjira bakwereka aho ugomba kwicara, kandi abanyarwanda babyizere kw'iyi nshuro nta muntu uzagura itike ngo abure yicara hatagombaga kwicara. Niba ari VIP ni VIP. Ni bya bindi nababwiye ngo iri rushanwa ririmo umwihariko.
kuba rigomba gutegurwa neza kuri standard yo hejuru kuko dufite abashyitsi benshi dufite abashyitsi bazava muri bihugu duturanye, dufite ama equipe y'abaturanyi muri Uganda, Tanzania, Kenya, abo bantu bose bazaza kureba ama equipe yabo. Niba dufite abashyitsi benshi rero bagomba kugenda bamenye urwego twakiraho. Ntabwo umushyitsi uvuye muri Tanzania ashobora kuzanga guri tiki ya VIP nurangiza ujye kumwicaza muri general. Icyo kintu twagitekerejeho kandi twagikozeho, twabwira abanyarwanda ko icyo kibazo nta kizavuka kwirirushanwa. Ibyo byararangiye. Kwa mugani abavandimwe b'abashyitsi bazava za Tanzania na Uganda na za Kenya, wa mugani ejo bundi natwe nitusubirayo mu gikombe cya Afurika Amavubi turiyo pamoja, urumva tugomba kubakira neza, usibye ko tutanabikora wenda kugira ngo nabo bazatwishyure, ariko rwose oderi y'igikombe cya Afurika n'Amavubi natwe nituba turiyo bazavuga bati tuzahakora n'amakontakiterega. Urumva rero kwakira abantu neza, natwe nitujya kubasura iwabo twagiye mu gikombe cya Afurika azavuga muti muri abantu b'imfura mwatwakire neza, dore natwe nimuze tubatembereze ubone no ku buzima bwiza, no kubaho urugero. Nkuko nabibabwiye dutangira igipimo fatizo turashaka gushyiraho, Axel yabivuze neza ngo nukumanika gati, turashaka gushyiraho standard ya Sekafa Kagame Cup ku buryo nubwo yazajya bitabiriye mu Rwanda ariko bazajya bavuga ngo standard ni iyi ngiyi. Rero buriya muri mu kwakira abantu neza ngira ngo ni kimwe mu bigize irushanwa. Uretse abantu kureba umupira mu kibuga nicyo cya mbere, ariko serivisi umuntu yahawe niyo igena uko irushanwa rigenda neza. Harobaje hano ati usibye 60 umukuru w'igihugu ashyiramo nk'igihembo gikuru mu irushanwa hagati, hari ibihembo bizagenda bigaragara, man of the match, ibintu nk'ibyo ngibyo muhemba abakinnyi. Ese ibihembo bizaba bihagaze gute apana icyo ngicyo nyamukuru kizatwara igikombe n'uwa kabiri n'uwa gatatu? Ubusanzwe nkuko nabibabwiye burya ibihembo by'irushanwa ni bya Sekafa, ariko mu bafatanyabikorwa turimo kwegera hagiye harimo n'ibyo bihembo byo mu hagati, man of the match, bintu nk'ibyo. Hari abafatanyabikorwa turimo kwegera kugira ngo tubafashe kwamamaza ibikorwa byabo tugendeye n'ibyo bihembo by'imikino mo hagati. Ariko ikindi kintu uruvana wahoze ubaza ku byerekeranye n'ibiciro n'ibyo abantu bazajya bafata. Urumva umuntu wageze muri stade saa 9 ugomba kuvamo byibuze wenda reka tuvuge saa 3, cyangwa ubwo saa 9 no gutangira k'umukino, ariko ubwo wenda hari n'ubushobora no kuhagera stade bazajya bayifungura ryari, wenda tuvuge nko kuri match ya saa 9 saa 6, tuvuge reba umuntu wageze muri stade saa 6 agomba kureba match ebyiri, ya saa 9 wenda niya saa 1 cyangwa se na saa 12 akaba muri stade saa 3. Nko muri stade Amahoro wenda Nyamirambo ho umuntu ashobora no kubanza akaba yanasimbuka gakeya kikoza harya inyuma nko kwa Toma cyangwa yaciye n'ahandi, akabanza agashyiramo agasami n'agasombe akaza ameze neza. Ariko nko muri stade Amahoro, stade moderne nk'iriya, ibintu byose birimo nk'uko wabivuze, haba ibyo kunywa haba amafunguro se. Ariko nanone hari igihe abantu bagaruka ku biciro bihanitse, unywa ikawa, agakawa wenda umuntu asanzwe anywera nk'ibihumbi nka 3 cyangwa 2,500 ugasanga iri kugura bakubye nka 2. Ushaka udusnacks ugasanga ibiciro birahambaye cyane, kandi abahajemo abantu b'ingeri nyinshi, abahajemo abana bakiri batoya. Burya abana buri mwanya baba bahekenya utuntu barasonza cyane, si nk'abantu bakuru. Ibiciro bimeze gute ku byerekeranye n'ibyo bintu bizaba biri muri stade surtout nko mu Mahoro? Abantu benshi bagiye bagaruka ku biciro by'amafunguro n'ibyo kunywa. Umuntu ashobora kuba yatanze ibyo 2, yatanze ibyo 5 cyangwa se na 15, ariko sinzi ubwo bigeze kubaho niba fanta yaraguraga 5, ariko asanga isari kigeze kuvuga kigura mu 8 abantu bavuze induru. Ikawa igeze kugura mu 8 mu Mahoro nduru ziravuga. Ariko ngira ngo niba mwarabikurikiranye nko mu mikino nk'ibiri heruka, ikintu cy'ibiciro twagikozeho inama kenshi n'abantu bo muri stade Amahoro, twababwiye ko kuba business yabo no kwereka abantu umupira, ntabwo ari ugucuruza ibinyobwa n'ibiribwa. Ibindi kubicuruza no gufasha umuntu waje kureba umupira. Ibyo rero twabikozeho inama nyinshi zishoboka, kandi n'uyu munsi saa 9 dufite indi nama.
nk'uko nta munyarwanda ugomba kuza ngo agire ikintu kimubangamira hariya kuri stade, nta muntu dushaka ko yakwifuza kugira ngo asohoke muri stade ajye kugura ikawa hanze. Mu nama nyinshi turimo gukora harimo n'icyo kintu, ibiciro bizaba biri hasi ku rwego rushoboka, bizaba biri ku mafaranga nk'ay'abanyarwanda basanzwe babiboneraho hanze. Ntabwo ari ubwo ngo nibigera muri stade Amahoro ushobora no kongera, ariko hari abantu bakabya pe. Urafata ikawa igura 2,000 hanze, ahenshi ni 2,500 cyangwa bitarenga 3, uyongeyeho 5,000, ukubye kabiri urarenze. Habaye iki? Icyo twabwira abakunzi b'umupira n'abantu bazaba muri stade nuko ibyo natwe twarabibonye mbere mu ntangiriro, tubitekerezaho, inama zarakozwe zihagije pe. Nta kibazo cy'igiciro yaba ku kiribwa cyangwa ikinyobwa kizaba kiri muri stade Amahoro ndetse no kuri pere. Hari abadukurikiye bari hirya no hino cyane cyane abo mu ntara, nabo reka mbabarize bati byari byaravuzwe mbere yuko Sekafa izagera no mu ntara, akaba yagera i Rubavu cyangwa akaba yagera i Huye, dufite amastade ari mu ntara. Ati ibyo uyu mwaka turabona nyine bitazakunda, ariko se ko umuyobozi avuze ko Sekafa ishobora kuzabera mu Rwanda inshuro 3 yikurikiranya, nta kuntu mwazatekereza no ku baturage bo mu ntara? Icyo rwose mu rwego rwo kubamara impungenge, buriya n'iyi ngiyi habuze gatoya kugira ngo hagire itsinda ry'i Rubavu. Ariko nk'uko mubizi ibiza byigeze kuza i Rubavu, hari ibintu byangiritse kuri stade ya Rubavu. Twanayikora inspection mu minsi ishize, dusanga mugira ngo mureko mwajyana ko twajyana itsinda rimwe, dusanga bitewe n'urwego rw'irushanwa na standard rigomba kuba ririho, murabizi amastade hari kategori bitewe n'irushanwa. Rubavu twarayisuye rwose tubishaka, dusanga ariko akarere ka Rubavu karacyarimo kuyisana, hari bitari byarangira ku buryo irushanwa ryatangira bitararangira. Ariko nk'uko nabibabwiye twabisabye, bigeze kure ko iyi myaka 3 niribera mu Rwanda nta kabuza ko hari itsinda rigomba kujya nk'iriya stade ya Huye nziza kuri ya se ikibuga. Nabonye Rwanda Housing bavuga yuko imirimo izarangira mu kwezi kwa 8. Urumva namukurisha kuzahakinira sezita, iyi sezita izatangira mu kwa 9. Nta kabuza rero stade ibaye imeze neza. Amahoteli murabizi ko hari n'amavubi yajyaga yakirirayo, nta kintu cyatubuza kubimanura hasi kugira ngo nabo mu ntara bibagereho. Kandi buriya nibango niba aya makipe aje mu Rwanda, murumva hoteli n'urugero zirimo kwamo amakipe 12, kongeraho officials backup, kongeraho abasifuzi, byaba byiza no kuri hoteli zo mu ntara ayo mafaranga naho abagezeho. Abafite izo transport company zo muri mu ntara nabo bikabageraho, niyo ambiance ngira ngo nta muntu utakwishima. N'urugero nk'umukino wa APR na Simba ubereye Rubavu, ngira ngo mujya mubibona niyo equipe zazamutse muri Rwanda Premier League, abaturage babishimye. Ibyo nabyo biri mu bintu natwe kandi n'abanyakigali reka ujya mu Axel se, ariko iyo yogereje match Nyamirambo no kwogereza i Rubavu ugira ngo babingasha ayo Messi yose no yumva no mwuka w'ikivu ni mu ka super coupe ki Rubavu umuyobozi wa competition ari hano umuyobozi wa competition ari hano uragira ngo duhere kuri aka ngaka ya super coupe rwose korari ya mazi super coupe z'i Kigali zimaze kurambira. Murebe ese ko utavuga Nyagatare, utavuga ngo bajyane nk'Inyagatare. Ntabwo ngimba mvugira Rubavu gusa, ngenda mvuga mu ntara. Yavuze mu ntara, ubwo n'ingoma harimo. N'ingoma harimo. Ariko muri gahunda dufite rwose icyo cyo umupira ntabwo ugomba kuguma i Kigali gusa, umupira ugomba kujya mu ntara, kuko umugani wawe ntabwo ari ngombwa ko buri muturage w'Ibutare ukuntu umupira azajya kureba match nziza i Kigali. Icyo twagitekerejeho nk'uko mwabibonye no muri league no mu yandi marushanwa azageza mu Rwanda, byose turabyifuza kuyamanura akegera abaturage. Ubwo twese tunafatira wa mugani kuri ibyo bijyanye n'ibikorwa remezo wabikomojeho. Tugiye gato ku ruhande ubwo no mu myiteguro wenda n'iya shampiyona n'ibindi, amastade bigeze hehe? Hari ayo twabonye amaze kurangira, harimo izo za Gicumbi n'ahandi, ariko se na Rusizi na Rutsiro ubwo duherukayo na Rutsiro Mukebera, ariko za Nyagisenyi, ya Musanze, surtout stade ya Musanze mwamaze kujya muri supervision
bimeze gute gahunda zimeze gute kuri ayo masitade ariho yitegura no kwakira imikino ya shampiyona? nka Gicumbi yararangiye, ngira ngo muribuka ko Gicumbi yanahakiniye umukino yakirimo Mukura. Ibintu bya Gicumbi biri ku murongo, usibye rogo ibindi byose biri ku murongo. Ibyo rwose nta kibazo gihari. Usibye rogo yonyine, usibye rogo ibindi biri ku murongo. Ariya rogo ngo ni dream, ariya materase rwose na ziriya nyambo ntacyo bitwaye. Iriya rogo ko nabonye ari nziza. Ngo yakse ngo rogo yabo ni iyi ya moto iri muri rogo ngo ni one team gusa. ariko buriya Bob yatubwiye niyo moto, harimo amaterase kabamo inka, bifite igisobanuro ko Gicumbi yabizi ko ari akarere ka mbere ku musaruro w'amata mu Rwanda. Ya Gicumbi niyo ya mbere, hakabamo amaterase, indinganire, byose bagenda babisobanura. Hakabamo imisozi, kabaro karani nyuma. Twese twagiye inama turavuga duti mushobora kongera mukaritacinga, ariko abantu ba Gicumbi bakoze reaction nziza, baravuga bati ibyo bintu tubirimo rwose, nemugira ikibazo mu minsi iri imbere tubereka rogo ivuguruye. Ariko buriya impamvu rogo ikorwa n'abartiste, buriya ibihangano bibamo kuzimiza cyane, ndabyemera. Buriya ushobora gusanga umuntu wakoze iriya rogo hari ubundi buhanga yashyize mu twe tudashobora gusobanukirwa. yajimije iki? Ushobora no gusanga baro yarayishyize inyuma ahantu hatagaragara kugira ngo ayibahishe batazajya bamucenga. ibintu birimo ari rwose bisaba ubundi bwenge bw'abartiste, ariko kuko niba bararebye bakabona itameze neza, ngo bagiye kuri tacinga barabitubwiye rwose. niba barabibabwiye imbere urebye ibyinshi bigaragara biba byiza, bimariketinga akarere kurusha ikipe. Bavandimwe Samo yongera ayikoreho nuko asanzwe abizi. Samu wacu njye nawe nabonye ari nziza rwose, ari nziza, amabara n'iki byose, ariko dukiye gusa n'utuntu duto cyane. Twari dutandukiraho gato tujya kuri Gicumbi, ariko na Desire nawe yayibereye umuyobozi. Niyo mpamvu nashaka kwemera ko rogo yayo mbere yuko aza mu zindi nshingano za Ferwafa. Ariko ubwo nkurikije ikibazo cya Axel, ubwo nuko twari duhereye kuri Gicumbi, ariko yaba Mukebera yararangiye. Rutsiro ngira ngo izakina imikino yayo y'icyiciro cya kabiri, ntabwo ari ngombwa ko iguma i Rubavu. Rusizi yararangiye, ngira ngo muranabizi ko byubakirwaga rimwe n'ikibuga kindi kiri kuri federasiyo, nacyo cyararangiye. Ubu ngubu kiri mu bibuga bimwe amakipe arimo kwitoreza ayo ngayo muri Sekafa. Ubwo mpise nkomereza aho barimo no kwitoreza kuri Ferwafa ku kibuga gishyashya, ndetse n'icy'inyuma ku Mahoro Annex, ndetse no kuri Pere. Ku kibuga cya Musanze warumbajije, ni ukuvuga ngo icyumweru gishize nibwo amakipe yashyize muri system ibibuga azakiriraho. Ubwo hagiye gukurikiraho gahunda ya inspection vuba bishoboka, kugira ngo turebe niba supervision inspection ni kimwe byose. Kuko haje ikihuha cyavugaga yuko ngo Musanze bishobora gutungurana ngo ukajya kwakirira Rubavu. Ni igihuha. Ibyo bintu ntabyo ko tutarajya muri inspection ngo turebe niba kitujuje ubuziranenge. Ko bizana tukiza, ariko sabura kira kibuga gikina inspection. Ariko buriya nicyo cyiza cy'ikibuga cy'ubwatsi. Buriya ushobora no kuribuka babwira utaho kugira ngo mujye gukinira Rubavu, iki kibuga mwagikoreye maintenance. Muri iki kibuga cy'ubwatsi kirasanwa bitandukanye n'ikitapi. Buriya bashobora kugifunga rwose igihe gitoya kandi bakagikorera maintenance, ubwatsi bukongera bukagenda neza. Kandi burya ikibuga cy'ubwatsi abantu benshi baragikunda. Turimo turasoza ikiganiro tugirana umuyobozi ushinzwe competition mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ariko akaba ari no mu kanama karimo gutegura Sekafa Kagame Cup 2026. Ikibazo cya nyuma cy'uyu mukunzi witwa Urad aravuga ati mutubarize niba muri Sekafa zindi zizaza ebyiri zabera i Kigali, nta kuntu bazareba uburyo amakipe mu Rwanda bayongera, cyane cyane ko harimo n'afite ubushobozi bwo gukina iyi Sekafa. Abajije ikibazo cyiza natwe twari twaratekerejeho. Buriya twari twarandikiye Sekafa tuyisaba yuko Police na Kiyovu Sport nazo zakina uyu mwaka, ariko Sekafa nk'uko mubizi ko ari itegura irushanwa, yatubwiye ko uyu mwaka bitakunda, ariko umwaka utaha nk'izo Sekafa zindi zabera i Kigali dufite gahunda yo kuzamura umubare w'amakipe dukoranye na Sekafa ndetse n'amatsinda,
ku buryo nibura tuba dufite nk'uko mwana bivugaga stade ya Rubavu imeze neza, stade ya Huye imeze neza, dushobora no kwakira amakipe tugakora amatsinda 5 cyangwa 6, hamwe hakajya 2 ahandi 2 ngira ngo biranazamura na competition muri shampiyona, kuko umuntu uzajya ukina wenda avuga ati nimba wa kane se nimba wa gatatu nimba wa gatanu ufite n'amahirwe yo kuzaba nazagaragara muri Sekafa, nabyo ni ibintu byiza. Kuri ya standard twabwiraga dushaka gushyiraho rino rushanwa rero harimo kurishyira kuri standard ku buryo ama equipe ubwo azajya asaba ari menshi ku buryo buri wese azajya ayumva yifuza kurikina. Ariko akandi kantu kanyuma ruva dusoza, kino kintu cyagaragaye nko muri stade Amahoro, sinzi niba iyo raporo yarabagezeho muri ya standard mwavugaga mu mastade mpuzamahanga ari ku rwego nk'urwa stade Amahoro, urumva buri detail yose bayarebwe, ariko ikintu cyitwa internet, ikintu cyitwa internet nk'ariya dukorera twebwe nk'abanyamakuru, ubwo naje noneho mu itangazamakuru hariya muri media area, urumva internet usibye no kumunyamakuru n'isi tugezemo n'isi nyine ya ahubwo Amahoro arantunga niyo ufite yawe ntabwo ibikora neza wayizanye. Ibyo bintu biri technique bimeze gute? Ubwo nanone muri za stade ziri kuvugururwa hariya muri media area nanone, cyangwa se muri commentary box, tuvuge nka Huyeho rwose twogezaga umupira twakuyemo amashati n'imipira hashyushye hatewe ubwoba, kandi ama-esi arimo, ariko esi zikubita mu miryango, ntabwo ziba ziri aho abanyamakuru bari. Ni tuntu twose twagiye tubona amastade bagiye bafunga nka kafu kubera ko ibyo bintu, izo standards ubona zituzuye. Ibyo byo muriho murabikoraho iki? Iyo message umpaye ndayitambutsa, ndaza kwitambutsa kubo bireba rwose yabashinzwe management ya stade Amahoro. Ikibazo cya internet nkuko kimbwiye ndaza kukibabwira mu nama dufite, ndetse ntabwo ngira ngo mu Rwanda ntabwo yaba n'ubuyobozi bw'igihugu ntabwo bwakwihanganira ko stade zacu zigeraho zigira ikibazo kubera internet cyangwa ventilation. Ibyo byose twebwe nubwo tuzamo tureba mu by'umupira, ariko kuko stade arizo gukinirwamo umupira, iyo message rwose ndayitambutsa aho bikwiye hose kugira ngo icyo kintu bakiteho, ku buryo muri kwakira abantu neza. Ntabwo stade nkiriya umuntu yayijyamo ngo azavuge ngo yabuze internet, twaba tuyisebeje. Iyo message ndayitambutsa rwose babikoreho, ni byiza cyane. Desire, niba nta bundi butumwa rero mufitiye abakunzi ba Ruhago twabashimira ku mwanya mwaduhaye. Ubutumwa tugeneye abakunzi ba Ruhago, ngira ngo wenda kubirebana n'imikino byo muraza kubigarukamo cyangwa se tubibabwire uko imikino izabikurikiranye, ariko na fixtures ziri gusohoka hanze, yaba ku mbuga nkoranyambaga za federation ndetse n'izanyu murimo kudufasha kumenyesha abanyarwanda uko imikino ikurikiranye. Icyo tubasaba ni ukuza kuri stade, ni uguhesha agaciro irushanwa. Twe kubitureba nka federation ndetse na ministeri ya siporo turi tayari, icyo dutegereje ni filimbi ya nyuma kugira ngo abanyarwanda babone irushanwa riteguye neza. Ariko ruva amasegonda makeya Desire, mbere ko tugendana, bafite n'ama ekipe y'igihugu mu nshingano. Hari abantu bamaze iminsi babaza gahunda y'Amavubi bashaka kuzaherekeza Playa muri Cap Vert, muri rwa rwego rwo kubafasha kubashakira ibyangombwa kugira ngo bazahaguruke nk'abakunzi b'Amavubi, nk'abafana. Iyo gahunda muriho murayitekereza kuri iyi nshuro no muri izi qualification za AFCON? Abantu batangiye kujya muri iyo mood nyine, bari gushaka gushyigikira cyane ikipe y'igihugu kugira ngo ibone iyo tike, n'abantu bazajye mu karere muri gahunda ya Pamoja mu baturanyi. Ubwo rero ibyo bihera aho ngaho muri qualification. Iki kintu muri kugitekerezaho gute? Hari umuntu ushobora kuba yifitiye ayo mikoro, afite ubushobozi bwe, ashaka guherekeza ekipe, ariko hari ibyo mumufashamo mu byerekeranye na travel clearance n'ibindi byose bijyanye n'izo papers n'impapuro z'inzira. Abo bantu mwababwira iki bwo kuko Amavubi nayo n'ejo bundi mu kwa 9? Amavubi n'ejo bundi mu kwa 9, ibyo bintu twabitekerejeho ndetse tunabigeze kure, abo bireba bose. Mu minsi mikeya ngira ngo muzanabibona turashaka kuronshinga nka kampeni yo gutangiza kino gikorwa cya qualification ya AFCON. Icyo nambara impungenge nuko abanyarwanda bifuza guherekeza Amavubi, icyo twagitekerejeho kandi bigeze kure. Mu minsi nitumara kukironshinga muzabona
hari naho bazaba basabwa kwiyandikisha bagomba kuyaherekeza kuko natwe nka federasiyo nta muntu utanezezwa no kubona ikipe y'igihugu y'urinde igiye gukina ifite n'abafana bayiherekeje. Ni motivasiyo twebwe kuri federasiyo ndetse n'abakinnyi twagitekerejeho, kandi abashaka kuyaherekeza bazayaherekeza. Bwana Desire Nitanga, urakoze cyane, tugushimira ku mwanya wawe waduhaye. Ubwo dusoreze bo muri Ferwafa bakomeza nyine tujye mu ngamba twese, yaba itangazamakuru n'imikino kuri resebusiyo rwose batashye bari basusurutsa Ruhimbi bavuga batashye cyane bo kuri federasiyo kuri reception hari neza akora kuri reception federasiyo kuri reception reception ya federasiyo cyangwa kuri hoteli hose. Ubwo reception zose aho zirinda asa abasura. hoteli nta kintu izakoreshwa muri iyi sekafa. Oya, muri iyi sekafa ntabwo izakoreshwa kuko burya mu mikorere yayo niyo gufasha ikipe y'igihugu ndetse no muri development mu bana baje gukinira kuri kiriya kibuga bakararamo, nta kintu izakora muri sekafa. Tugushimire rero ubwo nyine witaba cyarya n'abatemashyushyu basusurutsa Ruhimbi. Ubwo mpere ku hano hasi ntacyo bitwaye nabyo. Desire wakoze cyane. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza n'ikiganiro cyiza nk'uko bisanzwe iteka. Murakoze cyane. Akaze cyane rero Desire Nitanga, akaba ari umuyobozi ushinzwe amarushanwa mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ndetse akaba no mu kanama karimo gutegura Sekafa Kagame Cup 2026. Kadufata akaruhuko gato cyane, n'ubundi Sekafa turacyaganira uko amakipe agenda aza ndetse